icyo nshaka ni igare. Ntabwo nibazaga ko byabaho. Ni ibintu byamujemo nk'impano. Mu gitangaza cyari cyongeye kuba ku babyeyi be. Abitwereka ko nyine uko ufite niyo mpano ugomba kuyikoresha. Umuhanga w'umunya-Ecosse Sir Walter Scott yagize ati abatinya n'abajijinganya mu maso yabo kenshi baba babona ibintu byose bidashoboka. Iyi ngiyi ariko si inkuru y'umunyabwoba, ahubwo ni y'umwana wiyemeje kwizirika umukanda, ntiyajijinganya mu gufata icyemezo cyatumye yandika amateka benshi babona nk'inzozi. Kwegukana Tour du Rwanda ubugira kabiri mu myaka 3 gusa, nuko bihindura ubuzima bwe ndetse n'isura y'u Rwanda mu mukino w'amagare mu maso y'isi. Yitwa Ndayisenga Valence. Yavukiye ahitwa Nyagatovu mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza tariki 17 Kamena 1994, ubaka afite imyaka 22 n'amezi hafi 7. Abana n'ababyeyi be bombi, se niyo yita Emmanuel na nyina Murekatete Annonciata mu nkengero z'umujyi wa Rwamagana, Igahondo mu murenge wa Muhazi, akarere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Ngo byose byatangiye ubwo yavukaga, yari afite ingufu ngo kandi abyibushye. Ahita avuka ari umwana munini cyane, urukara dore no kumwita rukara, ko ariyo mpamvu yavutse ari umukara cyane ameze nk'uwasize. Aravuka, ndavuga nti Imana ishimwe, Imana ikora ibitangaza, so ko twari tumaze kwiheba. Rukara nkuko yakuze bamwita, nk'abandi bana bose bavuka Iburasirazuba, aho igare riba mu muco w'abahatuye rikanagira uruhare rukomeye mu mibereho yabo. Nawe yamenye kuri nyonga akiri muto cyane. Yamenye igare umwaka wa 2. Uryo urumva ni nk'uyu angana nk'uyu na nyina bangari mu kugendaho yikaga ijerekani. Urumva ko yarimenye kera rero. Valence avuka mu muryango gatolika w'abana 8, ariko 7 nibo bakiriho, harimo abahungu 3 n'abakobwa 4, wakaba ari umwana wa 3. Yavukiye mu muryango usanzwe w'abantu batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi nk'abandi bana bose b'Igahondo. Valence yatangijwe amashuri abanza Nyarusange, ariko ageze mu mwaka wa 4 afata icyemezo cyashegesha ababyeyi, kureka ishuri. Ishuri amaze kuryanga, nta wundi buryo se yari asigaranye uretse kumushakira umwuga yakora. Kunyarubaji hari garaje, hitamo ikintu mba wajyamo kujya gukora. Byose aramakanira. Umugari ibintu 3 namwishijemo, iyo niyo mashini arayimubwiye. Maze kumakana ati ngiye icyo nshaka ni igare. Ndababwira ndashaka mu ngurira igare, none nje njya kunyonga ku muhanda nshake amafaranga. Kuno kuntu nyine abanyonzi bakora mu muhanda, batwara mu taxi bike. Njyamo mu muhanda, ariko nabwo ntabwo yabishakaga hanini. Ise yahise amuha igare yari asanzwe akoresha mu kuvoma amazi no gutwara ubwatsi bw'inka. Amaze kumenyera akazi ko gutwara abagenzi n'ibyabo ku igare, Ise amugurira igare rishya. Mbona ko amaze gukomera, amaze kumenyera umuhanda, amushakira igare rizima rishya. Ababyeyi be. Iryo gare niryo ryahinduye ubuzima bwe, kuko nta gihe kinini yarikoresheje atwara abagenzi, ahubwo isiganwa ry'amagare asanzwe aya azwi nka pne ballon, aho abasiganwaga bavaga i Kigali berekeza i Butare muri 2012, niryo ryashyize akadomo ku kari akazi ke ko gutwara abagenzi ku igare. Bitanze rero mfata igare nanyongaga nyine, cyo natwaraga abagenzi ndarihambura, nkora ibintu byose, no mu rugo bakabona meze nk'umusazi. Igare ko narifashe nshaka kugira ngo ntwara abagenzi, nkaba ndihambuye ngo ngiye kugira gute, ibintu byose narabyanze ngo nshaka kunyanga igare. None ibyo ngiyemo ni ibiki? Igare ndikuraho ibintu mbega bituma riremera. Ndangize njya mu muhanda nditoza nk'icyumweru, ibyumweru 2, mpita gukinira kuri Rusi y'Ubutare, mpita mbo wa 5 twara abakinnyi nka 70. Uwo mwanya yegukanye watumye ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda bumuha igare rigezweho rya sport, atangirwa kwitoza umukino w'amagare. Biramuvuna cyane, ariko ababyeyi ntibamutererana.
ibana biramvuna papa ageze abona ko nyine nashiriwe nta mafaranga mfite mbega mera nk'ari nka Minervare agiye kunangirira aramfasha kuko yaramfashe nko guturuka mu kwa mbere 2012 kugera nko mu kwezi kwa 8 nari inkomeye ku buryo bushoboka kuko nari maze byageze mu kwa 8 nsinda kurusu ya mbere. Imyitozo myinshi kandi ikomeye Valens yakoraga yamuhesheje kwegukana umwanya wa mbere mu isiganwa rye rya mbere. Icyo gihe abasiganwa bavaga i Kigali berekeza Rwamagana bagasubira i Kigali muri 2012. Uwo mwaka waranamuhiriye cyane kuko yegukanye umwanya wa gatatu muri shampiyona y'igihugu, bimuhesha bwa mbere guhagararira u Rwanda muri Burkina Faso mu rwego rw'ingimbi. Nza nkomeye nshakaga no gukina Tour du Rwanda, ako baravuga bati kubera ko akifite 18 ntabwo akina Tour du Rwanda ahubwo nategereza umwaka utaha. Mu by'ukuri bwari ubwa mbere nzaba nyikinnye, ako nkumva nshaka gukora akantu pe, ako bitavuze ngo nayitsinda, bitavuze ngo nta nubwo numva ko nanatsinda na stage, ako numvaga nshaka kuba nk'uwa gatatu kuko iyo kiza mu irushanwa ubushaka gukora akantu gusa gatuma uvugwa. Nahise nza ku myaka 19 mpita nsinda stage muri Tour du Rwanda, kandi nsinda stage nziza, nsinda stage buri muntu wese atatekereza ko Valens nayitsinda ku myaka yanjye n'ingano yanjye n'ukuntu ari imeze n'ibiro napimaga. Eva nsinda stage nziza. Valens yakomeje kugirirwa icyizere cyo koherezwa mu mahanga guhagararira igihugu mu masiganwa atandukanye, maze kubera impano yagaragazaga aza koherezwa kujya kwitoreza mu Busuwisi mu gihe cy'amezi 6, aho yavanye ingufu nyinshi n'ubunararibonye byatumye agaruka mu Rwanda ameze neza, bituma yegukana Tour du Rwanda ya 2014 afite imyaka 20 gusa. Nuko we na bagenzi be bari bagize ikipe y'u Rwanda bakirwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, abashimira ishema bahesheje u Rwanda, anabasezeranya kuzakomeza kubashyigikira. Byarananshimishije cyane kuko urumva nk'agahigo naciye nyuma y'imyaka 5 yarishize nta munyarwanda twara Tour du Rwanda ndabikora, ndetse nta n'uwarangizaga muri 3 ba mbere ndabikora. Ntwara Tour du Rwanda bwa mbere nibwo nahuye na nyakubahwa Perezida. Urumva ni kubyine ku Perezida kugufataho umwanya akagutekerezaho ni ikintu kiba gikomeye, iki kintu ntabwo nshobora kuzakibagirwa. Abakinana na Valens bavuga ko nta myitozo ihambaye akora abandi badakora uretse impano gusa yifitiye. Uwizeye Jean Claude bakinana mu ikipe y'igihugu amuzi neza kuva bakira abana kugeza ubu. Nakuze nsanga ndi kumwe na Valens, twarararanye twakoranye ibintu byinshi cyane ku buryo ntabwo ko Valens ni ibintu byamujemo nk'impano, arayikoresha kandi asanga ko ni impano ye. Nubwo umwaka wa 2015 utamuhiriye ndetse Tour du Rwanda y'uwo mwaka ntayirangize kubera uburwayi, kwegukana Tour du Rwanda ya 2014 byatumye abengukwa n'amakipe yo mu mahanga amenshi yabigize umwuga, ariko aza gushimira yitwa Dimension Data, ikipe yo muri Afrika y'Epfo ikunze gukorera ku mugabane w'Uburayi. Iyo kipe yayibayemo akora imyitozo myinshi ndetse bimuha amahirwe yo kwikinira mu marushanwa nyafurika atandukanye, maze agaruka mu Rwanda ameze neza, akina Tour du Rwanda ya 2016 yashakwaga n'abahanga baturutse hirya no hino ku isi, ariko arangara basiga akora amateka yo kwegukana kabiri kuva yashyirwa ku ngengaminsi y'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi muri 2009. Mukuri muri rusange ntabwo byoroshye kubyiyumvisha, ariko burya ikintu cya mbere ni ikintu uba wishyizemo muri wowe, kandi njyewe ngiye gukora ikintu, nshaka gukora ikintu ntabwo ndeba ahantu nuruka, ntabwo ndeba ahantu mba, ntabwo ndeba ibintu, mbega njyewe ndatekereza mu mutwe wanjye nkabikora. Umuryango we, inshuti ndetse n'abaturanyi nabo ntibabyumvishaga. Ibi bikorwa akoze inshuro ebyiri mu byo twatekerezaga ntabwo twabitekereza. Njyewe byaranangaje kuba ko twaraburanaga tukaba twakinana umupira hano. Mu gitangaza cyari cyongeye kuba ku babyeyi be rwose twagombaga kwishima tukanezerwa. Inzira ndende Valens yanyuzemo akagera ku bigwi n'ubuhangange afite mu mukino w'amagare byatinyuye benshi, biganjemo urubyiruko rurota kuzagera ikirenge muke. Ku isonga harimo mushiki we Nirere Saverine ufite imyaka 15, akaba yaratangiye gukina uwo mukino. Njyewe Valens yajyaga gukina bavuga ukuntu yitwaye neza, tekereza n'imyaka afite umva nanjye ndabishaka. None haza kuza nubwo ati njyewe wazanjyanye, nanjye mva nifitiyemo icyizere kandi mva nanjye gare nayishobora. Ati nibwo yahise njyana bamerera gare mwabonye nzaho n'ibyo natangiranye. Ngenda nzamuka mu ntera bamama siporo. Bitwereka ko nyine buri muntu afite impano ye mu mutima we no mu muri we, kuko ugomba gukoresha iyo mpano
abitwereka ko nyine uko ufite niyo mpano ugomba kuyikoresha. Abana bararota kuzakina uyu mukino ariko Valence urwo rwego yararurenze. Inzozi asigaranye nizo kuzakina isiganwa rya mbere ku isi mu mukino w'amagare. Bivuze ngo ndifuza World Tour no gukora cyane rero kugira ngo mbigereho, kuba nakina Tour de France, kuba mbega nakora ibindi bintu byiza ku migabane y'Uburayi. Vava nkuko bakunze kumwita mu mukino w'amagare ntafasha gusa abana bashaka kuzakina uwo mukino, ahubwo anafasha umuryango we mu iterambere ryawo, dore ko nawo wamufashije mu kuzamuka mu mukino w'amagare. Uyu muriro niwe yawugejeje hano, we nubwo nakubwira mu bifatika bigaragara. Ubwo rero wenda ku byo yamfashije ni byinshi, ariko icyo nicyo kimwe wenda kigaragara cyane navuga yahanze n'aya mazi ureba hano mu rugo. Ni ibintu bitwara amafaranga. Uretse ubufasha rusange aho umuryango we, Valence ku giti cye kandi umukino w'amagare umaze kumugeza kuri byinshi mu buryo bwa mikoro. Mfite ikibanza hano, nkajya n'ibindi bibanza hano inyuma, nkajya n'ishyamba hano epfo hafi ku isambu yo mu rugo. Noneho nkaba mfite n'ikibanza mu mujyi Rwamagana, nkaba mfite n'ikindi kibanza za Musanze. Bivuze ngo igihe cyose Imana ifashije nkabona amafaranga, nabasha kuba nanjye nakubaka aho nanjye nazaba mu gihe nyine nshaka kubaka nk'abandi bantu bakuru. Ariko bivuze ngo ubuno ndi mu rugo, kandi mu rugo ntacyo hantwaye, kandi nizeye ko niwanjye nzahajya. Gukomeza gukora cyane no guheshisha mu Rwanda nicyo ababyeyi ba Valence bakomeza kumukangurira, kandi ngo bazanezerwa kurushaho yashinze urugo rwe. Hora mbega akina yerekana ibyiza, ntatenguhe igihugu cye, bakishimira. Sinzi wenda muri we uko abitekereza, nanjye mbashe kumubona uko yicaye hano, mbashe kumubona ari we, hari abantu nk'amwe, hari inshuti, hari abavandimwe. Inzozi umubyeyi arotera umuhungu we zishobora kuzaba impamo vuba, kuko ubu Valence afite umutima we wihebeye. Gushaka byo ntabwo ndabiteganya vuba, ariko umukobwa dukunda nawe arahari. Izina rye ubu ngubu ntangiye kumwemera. Ubu ntangiye kubona ntabwo namwemeraga, naramwemeraga ku mutima, ariko ntabwo nabaga namubwira abantu, ariko kuba ndi kumuvuga nuko mukunda. Bivuze ngo ntabwo nari navuga izina rye. Igihe cyo kuvuga izina rye nacyo kizagera ndivuga, ariko nyine arahari. Urugendo rwa Ndayisenga Valence mu mukino w'amagare ni rurerure. Ku myaka ya 22 n'amezi hafi 7, inzira iracyakomeza, kuko hari inzozi agifite kandi yiyemeje kuzazigeraho, dore ko bidasubirwaho yamaze kugaragaza ubwayamvugo ko gushaka ari ugushobora.